Ite mwana? Ni meza. Amasomo aragenda. Amasomo aragenda ariko si neza. Kubera iki atari kugenda neza? Mwarimu nagaheruka kuza kwigisha ahubwo uno munsi yayambye nkaraza kuza. Yarakuwe ko mu kanya ari buze. Okay, nanjye arakanura nibagiwe ku kazi reka ngende njye kukareba ubu arakanura nibagiriwe mu nzu ngiye kwinjira mu nzu nkafatemo ngende kugenda. Ariko papa nawe akunda kugenda. Azagendera kandi n'ikina n'inyo. Yesu! No. Amasomo pe umwana noneho banza noneho ubwenge banza bwahumire Omer ako jya usuza ubishaka Good morning, Tipa. ubu rero utazana bya bindi byawe byo kwanga kwiga papa yamamagaye ambwira ko ngo ntabwo ndi kukwigisha twagiye utangera ko urashaka kwanga ibyo iki cyana rero itumbwire ejo ngo tuze rimwe gucyanya rimwe kari kangahe miliyoni wagiye nta kibyo ngire reka nushaka ibihumbi 15 mama twagiye era kunuze kunyajwi uvuga alphabe ugeze kuri ba ma ibyo nibyo nakwigishije abana barabakera Ago kijana na muzi nago taka kwiga kamba nikinira reba hano wacana amafaranga papa atanga nayo busa ndaza kumwe bitakwirukana komwe ari kumamagara ngo kwigisha ngo uraza umuhamagara twagiye 8 gukuramo 0 nimbata Yesu twagiye Yesu imbata ni bene wana twagiye nimbata ni papai nago Yesu soma ha ajya kukira witwa Zaburi inka zabo umundi se isoho burazi gusoma kareka nani byo atareka nanjye ibintu byo kwigisha simbikunda neza uri wazana agacupa tukaba twemeye ngarebe papa najya guha 10 najya guha wowe amafaranga bagomba kuguha amafaranga tukaba twinywera gato ubu nibwo uri buze kumenya ubwenge nibwo uri buze kumenya ko rimwe guteranyaho rimwe ari 10 hano ari 2 ese kimwe ikintu kitazi guteranyaho kabwera nuramenera inzoga umundoga utuzuza umwaka kuri radiyo bitubujije bitubujije rwose abaye barakwija